Shalom bakunze ibiganiro by'umugati w'ubugingo nongeye kubakira hano ku muyoboro wanyu mwiza udusanga ijambo ry'Imana. Ndizera ko muri bazima, ndashima Imana ko yangiriye ubuntu budasanzwe kugirirwa ibihe nk'ibi byo kuza gusangira mu ijambo ry'Imana. Hano rero hitwa umugati w'ubugingo, aho dusangira ijambo ry'Imana ariwo mugati. Yesu yaravuze ngo nige mugati w'ubugingo, indi yose mwarayiriye cyangwa se muzayirya mupfa, ariko uwandi akanyakira azaba ubugingo buhoraho. Kandi ijambo ni impambo, uko tugaburira umubiri twawusiga twawambika, dukeneye kwigaburira mu mwuka tukarya ijambo ry'Imana. Kandi kugira ngo rikugire umumaro, ni gufata ibihe nk'ibi ukaza kumva ugasoma ugafata umwanya wo kuritekerezaho cyangwa se gukurikira abigisha batandukanye wumva icyo Imana ikubwiye, na Mwuka Wera azagusobanura birenze ndetse n'ibyo ndi bukubwire uyu munsi. Ndashima Imana rero kubw'aka kanya keza turi bugire, turasenga turangije, ariko ndasa ku ntego nagira ngo tuganire irindi zina ry'Imana yashyize ku mutima muri iki gihe. Iri jambo rivuga ngo Jehova Shalom. Jehova Shalom ni imwe mu mazina y'Imana, nkuko nayo babyigira menshi bitewe n'uburyo yibwira abantu cyangwa se abantu bakayishyurirwa. Menshi twabishe mu ndirimbo, turarisoma mu ijambo ry'Imana, ariko uyu munsi Jehova Shalom bisobanura Imana amahoro. Burya nibuze abantu bitwa amahoro, n'Imana yitwa amahoro, kandi amahoro turamugendana tuye muri twebwe abamwizeye. Ariko hari n'abandi batamwizeye badafite amahoro. Utagira amahoro bigutera kurakara, bigutera kugira nabi, bigutera kwigirira nabi wowe ubwawe, kutagira na assurance y'ahantu urimo kujya, ukubaka amazu nta mahoro ufite, ugafasha abantu ufite izindi target. Ariko iyo ufite amahoro muri wowe, byaza bigashira bigakurwaho, ariko ugasigarana Imana, cyangwa se bikikuba ukamenya uburyo ubana nabyo, kandi ntutakaze intumbero ariko rugendo rwawe rwo kugira mu ijuru. Turi mwisi dufashigiye mu ntambara. None ikibazo nagize, abantu bakijijwe nabo hari igihe baterwa bagatakaza ya mahoro, ariko babazwa cyane n'abariya bari ku side bataramenya Imana. Ijambo ry'Imana ratubwira muri Yesaya 57:22 ngo nta mahoro ku munyabyaha, ni ko Imana yanjye ivuga. Ni ijambo rishimangiye, ntabwo ari ryo kwibazaho ikibazo. Ni ukuvuga ngo Imana yanyuze mu muhanuzi Yesaya ibivuga nk'aho ibyemeje. Ni ukuvuga ngo ndabizi neza. Imana irabizi neza, nubwo ufite amazu, nubwo ufite amamodoka, nubwo ufite amafaranga, nubwo wemewe, nubwo umugabo w'umunyakibare cyangwa umugore cyangwa umwana w'umukobwa, inkumi uri kundeba, Imana irabizi neza yuko nta mahoro ufite. Ijambo ry'Imana ngo warandondora umenya icara ryanjye, ihaguruka ryanjye, kugenda ku kimwe n'abakijijwe. Iyo yatakaje Imana irabimenya. Uyu munsi ratanagira ngo twibukanye njye nawe, twongere tumenye ko dufite Jehova Shalom, Imana amahoro muri twebwe. Niyo itwihanganisha mu bigeragezo, ikatwihanganisha iyo twatsinzwe, ikabana natwe iyo twatakaje. Byandi byose twajyaga tubona ko ari byo biduhaye amahoro. Uyu munsi twongere tuyitumbere, uyu munsi twongere twakire umugati, biduhe energy, biduhemo vitamine zo kongera kureba wa kibazo wanyanja urazamutse, ariko mfite amahoro, mfite Imana Shalom muri jyewe. Uzaza ariko sinzahungabana kuko nzi icyo Imana imbwiye. Amena. Reka dusome muri Luka 8:22. Haravuga ngo Yesu aturisha inyanja, nuko ku munsi umwe yikira mu bwato n'abigishwa be. Yari afite abantu bagendana nawe, nk'uko uyu munsi igihe nawe twakijijwe. Ubwato bwacu ni ubuzima twemeye gutangira na Yesu n'urugendo. Ukizwa n'urugendo, cyangwa se wowe uyu munsi nuhitamo umenye ko urawutangiye jani n'Imana. Ngo tujye hakurya y'inyanja, hari ahantu Imana iri kutuganisha. Ngo bakigenda arasinzira mu nyanja, hamanuka umuyaga urimo ishuheri. Ubwato bwenda kurengerwa n'amazi, bajya mu kaga. Bibiliya ivuze ngo ni akaga, nta kaga. Baraza baramukangura bati databuja, databuja, turapfuye. Hari igihe n'ukuri kurira kiburi kukibona cyangwa se kagushoka kikagukanga, ni ibintu biba muri twebwe, c'est normal. Ariko Yesu yarazi ko deja abantu tugendana barantawe bondiwe, barabizi ko ndi kumwe nabo, icyo bategeka kiraza kumva, ariko ntibari bwabyumve neza ku buryo bagiye kumukangura. Akaga karaza ngo hazi ishuheri, ubwato bwenda kurengerwa. Uyu munsi ushaka kuba urimo urarengerwa n'ubwato, ukabona burimo kuyumbagira, ubuzima bwawe bumeze neza, iby'Imana yakubwiye ukumva utabibona neza. Ahantu Imana iri kugutuma urabona bitari kugenda neza, ariko umenya ko ufite mahoro muri wowe. Bari bafite mahoro ariko bananirwa kujara situation. Ariko icyo bakoze cyiza mbashimira uyu munsi dushobora kwiga njye nawe, nuko bamukanguye. Kwiriye gukangura umutima ukawubitsa uti mfite Yesu, wanyanja we tuza, tuza wanyanja we tuza, wa muyaga we. Ubwato ndabizi ko utari burengerwe, ko mfite ahantu Imana yantumye, ndi kugendana n'amahoro ndagerayo. Yesu ashimwe.
uyu munsi ubwire situation yawe uti ndi kugendana n'amahoro ndagerayo uko biri kose sinzamera nk'abandi abantu igihumbi bazagwa ariko nta cyago na kimwe kizegera ihema ryanjye. Ukwiriye kuba umuhanuzi w'ubuzima bwawe ugendeye ku ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu Yesu yababwiye ati mwabanya kwizera guke mwe, kwizera kwanyu kwagiye kuradisiparishije aka kanya. Yego shoki yabaye. Pawulo yaravuze ngo bene data nimugubwa gitumwe nibagerageza nimureke kwizera kwanyu kugaragaze imirimo yako. Nimureke rero no byandi mwavuze ngo Imana bizabana natwe ngo irakomeye iradushoboza. Nimureke rero muri iyo situation yanyu none gukomera ku Imana yanyu ugaragara. Jambo ry'Imana ngo nugamburwa ku munsi w'amakuba yawe gukomera kwawe kuzaba kugiye kuzaba kuba impfagusa. Dukwiriye kuresista ariko si twe tubyiha, ariko icyo dusaba ni ukwibuka yuko Yesu Kristo twagendanye twamuhisemo muri ubu bwato ntacyo tuzaba. Undi muntu ushaka kubwira ni umuntu w'umunyamuhamagaro. Imbere hawe ni heza. Nibutse Gidewoni yabajije Imana yavuga ati ese Imana niba ubana natwe niba untumye niki kinyemeza yuko nzatsinda Abafilisitiya? Imana aramubwira ati ni ukuri Gidewoni ni jyewe ubikubwiye uzabanesha nk'unesha umwe. Musome wa Cyamanza 6 kubera umwanya turi buhagemo. Atuma marayika bagirana ikiganiro gikomeye cy'impaka kugeza ubwo agerageza marayika aramubwira ati zana umugati. Akora ibyo yamusabaga byose. Marayika akora ibintu bijyanye n'imbaraga nyine, ibintu bitangaje. Nanjye marayika amubonye sinzi ko nahagarara. Arangije umuriro uratumbagira. Ahita aravuga, usomye ku murongo 23 22 Abacamanza 6:22. Maze Gideyoni amenya ko ari marayika w'Uwiteka, aravuga ati nishano umwami Imana kuko mbonye mu maso ha marayika w'Imana turebanye. Nuko Uwiteka aramubwira ati humura witinya ntupfa. Gideyoni aherako yubakira igicaniro cy'Uwiteka akita Jehova Shalom, kiracyari ku musozi Orufa w'Abiyezeri na bugingo n'ubu. Jehova Shalom rero ni Gideyoni yarivuze amaze kumenya neza ko Imana imuhumuye amaso. Uyu munsi aravuga ati uri Jehova Shalom. N'umwanya natakaje ntegereje ndimo gupima imbaraga zanjye ndeba kuri konti nkabona amafaranga ntahari, none umpaye assurance niwe twari duhagararanye Imana. Uyu munsi ndasenga ngo uhure na Jehova Shalom aguhumura amaso. Ngo Gideyoni yahise yubaka igicaniro cy'Uwiteka akita Jehova Shalom ati kubera ko mbonye Imana ntiyanyica. Imana yacu ni Imana iri patient, irategereje ko tubona. Niyo mpamvu ibinyamahoro tukayibwira ntabwo tubyumvika ibinyamahoro, tukitotombika ibinyamahoro. Ariko icyo nakundiye kuri iyi nkuru ya Gideyoni uko yamuhaye assurance, aramubwira ati none ntabwo uri bupfe, genda none aho ngutumye. Uyu munsi menya ko ufite Jehova Shalom, aho gutumye uzagerayo. Nuko Gideyoni arahagurukana inkuru iryoshye cyane, agenda gusenya bya bindi Imana yamutumye, ibicaniro se yubatse. Nubwo yabikoze nijoro ariko yakoze icyo Imana imusabye, kubera ko yamenye ko yibitseho Jehova Shalom. Ntabwo yari gupfa, yagendanye ijambo, agenda no kumenya ko yavumbuye Imana y'amahoro. Imana yacu n'ibihe byose. Sinzi aho ugeze uyu munsi, ariko hari ikintu ushaka gusaba kimwe turangirizaho dusenga kugira ngo ushobore kugumana aya mahoro, nuko ushikama ku Mana. Zaburi ya Yesaya 26 umurongo wa 3 tugiye kureba none uburyo aya mahoro tutayatakaza. Ko nsanze imiyaga ihari, ishuheri zikaza muri ubu bwato bw'ubuzima turimo, tugasanga nanone abataramumenya nta mahoro bagira. Ikintu dusabwa ni igiki twese rero izo kategori z'abantu babiri, nuko dushikamisha umutima ku Mana. Nushikamisha umutima ku Mana, ese gushikama no kuvuga ngo ni gufata ikintu kakigumiza hejuru y'ikindi, uku kuboko kwanyu gafatana nk'uko bikomatana, nibwo ngo ayo mahoro atazataka. Amen. Yesaya 26:3 uravuga ngo ugushikamije umutima uzamurinda ab'amahoro masa kuko akwiringiye. Ukuvuga ngo nifata umutima wanjye nkawushikamisha ku Imana, Imana izandinda ngo mbeho amahoro masa. Mbeho amahoro masa mu muyaga w'ishuheri, mbeho amahoro masa ibintu bitari kugenda neza, mbeho amahoro masa ntagushijwe n'imigisha myinshi n'icyubahiro abantu bampaye, ariko nkaguma ndi stable kuko nashikamisha umutima wanjye ku Mana. Ndifuza nawe rero ko ayo mahoro utayatakaza. Ufite Jehova Shalom, ariko urasabwa gushikamisha umutima wawe kuko Imana yiteguye kukurinda. Kandi icya kabiri ukwiriye gutaha uyu munsi nuko uzabaho amahoro masa uko biri kose, ibigeragezo ko byaza bingana. Ijambo ry'Imana tubwira ngo umukiranutsi afite ibigeragezo byinshi ariko Uwiteka bimukiza byose. Birasabwa rero gushikamisha umutima wawe ku Mana kugira ngo Jehova Shalom utamutakaza. Ndagira ngo nsenge
ndikumva nafashijwe kandi nawe nifuza yuko ufashwa kandi ugaha buno butumwa n'abandi tubigendanemo neza tumenye ko dukwiriye gushikamisha umutima ku Mana yacu uko biri kose abantu baduhindutse Jehova Shalom arahari ibintu bihindutse Jehova Shalom arahari kandi ngo azakurinda nicyo adusezeranije muri Yesaya 26:3 reka dusenge. Uwiteka Imana turagushimiye kanya keza ngiye kutwibutsa kuri insinzi kandi uri umurinzi wacu. Ndagushimiye ubwato mugenzi wanjye arimo twese turi kumwe nawe. Ndasaba Mana ngo twishe kugukangura mu kwibutsa amasezerano yawe imitima yacu ubwenge bwacu na situations zacu tuzibyire ko dufite Jehova Shalom. Urakoze Mana, ndasengera umuntu wese akita umunyabyaha umugarure kugira ngo anywe ku mahoro yawe asobongera amenye kugira neza umutera inyota yo gushaka amahoro nyayo kuko ni wowe Kristo. Turagushimiye ko ubikoze kandi Mana utwitayeho dukomeje amaherezo Mana tuzabona ubutsinzi kuko twemereye kuturinda utuye gushikamisha umutima wawe kuri wawe n'uwacu bishikamane kugira ngo tudatakaza intumbero yawe. Urakoze Yesu, izina ryawe ryubahwe iteka ryose, amen. Imana ibahe umugisha naho gutaha, turabakunda.